APRFC twari tumaze iminsi rwose ntacyo tuyivugaho kubera ko nabundi nta n'ikinini cyari gihari. APRFC ku munsi w'ejo yasubukuraga imyitozo abakinnyi yari yabahaye akaruhuko gato cyane ko umunsi utanageze muri umwe. Bagarutse rero bageze mu cyumweru cyo gutegura Musanze, ntabwo bari ryoherwe n'intsinzi ngo bagire iyo hangover yayo ngo twatsinze Rayon Sport birangiriraho bibari championnat y'urugamba. Barajya i Musanze, kibuga kibagora mwaka ushize APR hakuye amanota nta nkuru rwose ri igitego Musanze igenda cyabarafinda ivuga iti nitukemera umusifuzi wa mugabo we. Iyi nshuro rero irazamukana yaho akanyamuneza k'ibyo bitego bitatu imaze gukubita umukeba. APRFC Chopa dushyirireho amafoto mu myitozo hari ishyorongi anabuhari nyina dushyirireho none se kubona umuntu batari kugaragara. Ahubwo rero rwose murabona ko abakinnyi biganjemo batarahamagaye nyine mu makipe y'igihugu uretse Memeri Dao ndetse na Watara nibo batagaragaye mu myitozo. Ko Watara nabonye basobanura ko wari ukumuzana gake gake atari uguhita bahutiraho ngo ajya akora imyitozo buri hari ni gihe bamubwira bati waruhukamo bitewe niyo wakoze. Uretse abo babiri rero n'abandi bari bagiye mu makipe y'ibihugu, abandi bose kabisa bakoraga imyitozo ategura Musanze. Ariko hagati aho mukuru amfite nuko umutoza yagiye gusuzuma ikibuga niba baramukinguriye simbizi gisura areba ati iki kibuga kimeze gite, acekinga impande zose, ajya muri corner, ajya mu hagati, ajya mu mazamu, avuga ati aha hantu twahakinira dute, twakina mu buhe buryo, twakina iyihe system i Musanze. Ko niba ruremesha yaramukinguriye ayo mahirwe yagomba kumukingurira muri stade bifuza. Ase bundi wamubuza posting usanga naremesha tarahari. Oya se wamubuza se wamubuza uvuga ngo ari ahantu ari umupira uri professionnel ntabwo yahakandagira atese aje agasaba uburenganzira hari stade iyo kipe ko nifuza ko none se ntabwo ujya wumva ngo ikipe iri guspying indi ntabwo se wagiye wumva ba Marcelo Bielsa babihaniwe ngo wagiye ku kibuga kindi kipe oya ntabwo babyemewe. Aho nuko wenda na stade ubugira hari y'akarere, ako karere se gakoreramo ingabo uw'ingabo aje bazanye ndetse uw'ingabo ko bareba iby'umutekano. Ariko ari stade ivunze y'ikipe ntabwo byakorwa, ariko ndetse ko nta n'ikinini nta kintu. Ese ndakubaza uw'ingabo je asi ukamubaza uti none se kutareba ibya stade stade ku mutekano hari igiye kuvugururwa muri Rwanda Housing Authority se turi mu kureba iby'umutekano hameze neza. Ese umuntu w'umutekano arahajyabujijwe ari kantu tugiye gusakamo se uretse ko nta n'inka ciye amabere kuko kureba ikibuga none se byatsindisha Musanze ntabwo byatsindisha Musanze. Ubwo rero kandi aba yarakirebye kera nta rubese nibyo mwaba mwikekana byamaramo bingahe se nabonye babitinya mbere ya match wenda mbere y'ijoro rya match. Ese ntabwo biramba reka bisaza vuba ko ujya wumva se ngo babitabyemo ngo ikipe ngo nigitsindira kuri icyo kibuga birabyaba mwarimu. Oya mwarimu kereka iyo azinze ikipe nka kuriya akayizinga yaramuhemukiye yabindi kiyovuze yigeze kuba ngo yabikuye ku muntu barakuzinze biriya byari ubusambo bagiye kubeshya bacukura ngo kumumena bacukura nibo bari babyigiremo nibo bagiye babitambikamo ngo mwabibonye icyo twanyemo okay. Ubwo rero abandi bakinnyi batari mu ikipe y'igihugu nabo barakora imyitozo uyu munsi. Ubwo bari bahawe ikiruhuko baraboneka uyu munsi. Aboneka uyu munsi na ba Claude niyo mugabo n'abandi bose. Kagege se bo yari yakirara ashaka kuba afite imvune kina nabe yitegura cyangwa wamugani wari wajya kubona aranakina. Ahubwo Clement we nakwibaza mu ikipe y'igihugu bavuze ko yagize ikibazo cy'imvune yaba ari byo kuko ntayo mpamvu atakinyira match avuga ko yavunitse, ariko ashobora gusanga ari bya wenda abatumvikana n'umutoza akijisha akavuga ati ntago meze neza. Ati ubundi yananiwe kumpamagara ari amafaranga ari misiyo urampamagara aho ibintu bitabara kujye mu mwere nanjye burya namukwepa babikora umukinnyi barabikora namukwepa Faustin ndi umukinnyi w'umusiniya ukanga kumpamagara ngo ujye ahantu hari misiyo
kwamamagara ngo ujye ariko ushaka kuza ukamuprovinga ukamwereka ko uri umukinnyi ukomeye yagushidikanya icyo gihe nta bunyamwuga uba wivumbuye none dasi nta mukinnyi wivumbura arajya kujugunya kuri match ibyo ni ukwivumbura by'abana uramuhinnye n'abantu baje kukureba ariko wari kukureba nagenda keretse wenda umukinnyi ushaje kishaje ni ubihiga higiye ese rero nidakuki umukinnyi mutoza musuzugura akamuha iminota 2 akaza agahita amwemeza ariko hari n'undi uko nta mukinnyi wivumbura nanjye niba umpaye 2 yijyane yigiremo ariko uwo birangira bibaye arangiye umupira umunani yagira amahirwe agahita oya nta mukinnyi wa indiscipline byakundira yes niyo rero EPR kabisa irategura umukino na Musanze tuzagenda tugarukaho tureba uko bazagenda bitegura uko imisi y'icuma twagiye kuri Rayon Sport nayo iritegura igaruka rya shampiyona nyabuneka iritegura kandi gukina n'ikipe ya Kigali uhereye wenda muri ibyo by'inyuma y'ikibuga si byo ntabwo byo mu kibuga si byo waruhereyeho abakinnyi uretse witwa Tambo Gloire ntaragaruka mu kibuga yavunitse kuri match ya APR uyu munsi agomba kujya kureba witwa Rutamu Eri